Imana nishimwe, ndabaramukije aho muri hatandukanye. Turashimira Imana iduhaye umwanya nk'uyu mwiza, umwanya kandi wa commanding your day, umunsi wo gutegeka cyangwa se isengesho ryo gutegeka umunsi wawe. Kristo ahabwa icyubahiro. Hanyuma uyu ni umunsi kandi wa 314 wa commanding your day. Turi kuwa mbere tariki 29 z'ukwezi kwa mbere 2024. Imana ishimwe. Uyu munsi turasoma muri Zaburi ni ibice 53 umurongo wa 3 kugeza ku wa 5. Kasaba mu izina rya Yesu. Aravuga ngo Imana yarebye abantu iri mu ijuru kugira ngo imenye yuko harimo abanyabwenge bashaka Imana. Kane aravuga ngo bose basubiye inyuma, bose bandurijwe hamwe, nta ukora ibyiza n'umwe. 5 bakavuga ngo mbese inkozi z'ibibi nta bwenge zifite, ko barya abantu banjye nk'uko barya umutsima kandi ntibambaze Imana. Haleluya. Reka aya ari amasengesho dusengeraho cyangwa iryo jambo dusengeraho. Bibiliya iratubwiye ngo Imana yarebye abantu iri mu ijuru kugira ngo imenye ko yuko harimo abanyabwenge bashaka Imana. Nkubwire mu gihe uyu mwanya Imana irimo irareba abantu, irimo irazungutsa amaso ireba mu isi, ikeneye kurebamo ko hari abantu baba bubaha Imana, ikeneye kureba ko hari abantu baba bacira bugufi Kristo, ikeneye kureba ko haba hari abantu b'abanyabwenge bafite inzira n'inyota mu mitima yabo zigana Siyoni. Haleluya. Muvandimwe, birashoboka ko nawe waba uri aho ngaho ukeneye gushaka Imana, urifuza Imana. Ekuwe umwe hamwe nanjye, umwe hamwe nanjye ufite inzira n'inyota z'inzira zigana Siyoni. Imana nireba mu isi ibonemo abantu nkatwe, Imana nireba mu isi ibona abantu nkawe bafite inzira n'inyota zigana Siyoni. Haleluya. Hari umuririmbyi umwe sori n'umuvuga tumwabwirije, aravuga ngo Imana yamutembereje mu ijuru. Aravuga ngo igihe kimwe ngo yari ari mu ijuru, ngo yarimo areba akabona inyenyeri zirimo ziragenda zizamuka, inyenyeri ntoya zigenda ziza ziri ahantu mu isi y'ubucuraburindi. Hanyuma aravuga ngo ni inyenyeri z'abakiranutsi. Nawe muvandimwe, reka Imana ireba mu isi, isi yuzuye icuraburindi, isi yuzuye igomwa, isi yuzuye amacakubiri. Imana nikureba ibonemo inyenyeri yawe, ibonemo itara ryawe ryaka. Haleluya. Muvandimwe, ubyuka muri kino gitondo, reka iryo rikubera isengesho, ubwira Imana ngo Mana uri mureba kugira ngo umenye abanyabwenge bagushaka, nanjye simburemo, n'uyu muvandimwe ntaburemo. Muri kino gitondo tuguhaye icyubahiro. Oh, haleluya. Izina ryawe rihabwa icyubahiro, Mwami Imana yanjye. Ubwo bose basubira inyuma, ubwo bose bandurijwe hamwe, nta n'umwe ukora ibyiza. Reka umwe muri bo, reka umuvandimwe abe umwe muri bo. Mwami Imana yanjye, reka iminsi yacu ubwo ibarirwa ku rushyi, ubwo dadushyira ku rushyi nk'amazi. Reka Mwami uduhe inzira n'inyota zigana Siyoni mu mitima yacu. Mwami Imana yanjye, reka yanabaze ketekere bozana, rika yanabaze kori babozana. Izina ryawe rihabwa icyubahiro Mana, nta yindi Mana ihwanye nawe. Haleluya. Mbese inkozi z'ibibi nta bwenge zigira, ko barya abantu banjye nk'uko barya umutsima kandi ntibambaze Imana. Reka
reka ntitube umwe muri bo. Reka mwami Imana yanjye twebwe tugira inzira n'inyota zigushaka, tugira inzira n'inyota zikuvuga. My God, urakwiriye gushimwa, urakwiriye gushyirwa hejuru, nupfukamirwe, nutamirwe, nushyirwe hejuru, nukomerwa amashyi. Urabikwiriye. Maraya nabashekere bozokora bazekete rikaya nabazekora babozana. Izina ryawe rihabwa icyubahiro Jehova. Urabikwiriye mwami w'amahanga, ninde Mana ihwanye nawe? Oh, haleluya. Urabikwiriye gushimwa. Uyu munsi wa Mana we, ngendera ubwoko bwawe aho buri hatandukanye, bajya mu shuguri zitandukanye, ubane nabo, ubayobore, ubacira inzira, izina ryawe rigaragare mu izina ryawe Yesu. Reka umunsi wabo Data wuzuyemo ibyiza, byuzuyemo ibyishimo. Urabikwiriye gushimwa, izina ryawe rihabwa icyubahiro mu izina rya Yesu. Amen. Umunsi wawe urarinzwe, Uwiteka Imana iri kumwe nawe, ngaho unezerwa, ngaho ishimwe muri byose, ni mu izina rya Yesu. Amen.